Shalom, shalom, mwaramutse igitondo cyiza, ndabashuje mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha, Imana ibagiriye neza uyu munsi. Ndifuza kuganira namwe ya minsi 7 y'icyumweru n'imyuka itegetse muri iyo minsi 7. Rero uyu munsi tugeze ku munsi wo kwa gatatu, aho mu gifaransa bawita mercredi, akaba ari umubumbe wa Mercure. Ndashaka rero kugira ngo naho tuwusobanureho, reka dusenge. Mana nziza, turagushimiye muri iki gitondo cyiza, icyubahiro kibi cyawe. Iki gitondo tuguhaye icyubahiro, komeze kubana natwe no kutugirira neza, imbaraga zawe zikomeze kubana natwe. Urakoze, amen. Bakundwa mu mwami, rero ndashaka kuvugana namwe muri iki gitondo. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yeremiya 1:10, aho Imana yavuze ngo mbahaye imbaraga zo kuba hejuru y'ibihugu n'abami, gusenya no kurimbura. Ibyo byose twahawe izo mbaraga. Rero Imana yabwiye Abisirayeli ngo mbohereje muri Kanani, muzarimbure ibicaniro byaho by'amabuye. Cyari igihugu bagiye guhindura. Rero muri iki gitondo nshuti yanjye, turi mu isi, kandi isi turimo hari ibintu tugomba guhindura, tukubaka ibindi bintu bidasanzwe. Rero ndashaka kuganira namwe kuri iyi myuka 7 itegetse icyumweru cyangwa itegetse ukwezi. Buri mwuka rero w'umunsi ukora amasaha 24 narabibasobanuriye. Ubu rero tugeze ku munsi wo kuwa gatatu wa Mercure, ari we mercredi. Uyu mwuka, iki gicaniro cyangwa iyi dayimoni itegetse uyu munsi ibintu iteza mu bantu. Iteza abantu ubusambo, iteza abantu kwesikoroka, iteza abantu kubeshya, umuntu akakubeshya akagukuraho ibyawe. Iteza abantu kwiba aho bakorera, kwiba ibyo abantu babahaye kureba. Umwuka uteza abantu kwiba. Uteza abantu nanone gukoresha abantu nk'uburetwa, ariko ntunabishyure ugamije inyungu zawe. Inyungu zawe umuntu akagukorera kandi urabizi neza yuko utazamwishyura. Ibyo ni ibintu bibi cyane, ibintu bibi rwose. Uteza nanone uyu mwuka wo kuwa gatatu wa Mercure, uyu mubumbe uteza abantu kudeturuna amafaranga, cyane cyane nk'abantu bakora muri banki, akayayobya kandi ataraye, ukayatwara. Ubwo rero urumva ko ari ikintu kibi cyane. Ikindi ni umwuka uteza ubwibone. Ntabwo ushobora kubwira umuntu ngo mwene data ngo umugire inama ngo akumve, ntibishoboka. Uteza abantu ubwibone, kwiyemera cyane cyane. Ni umwuka ushaka guteza abantu gushaka icyubahiro ku giti cyawe, ku giti cye, agashaka ko abantu bavuga we gusa. Abantu baba batakuvuze bikaba ibintu bikomeye. Ikindi, uyu mwuka uteza abantu guhora birarira. Mwene data se utuye he? Ubwo urabizi wenda ko utuye Musanze, wahura n'umuntu ngo ngo ntuye hano Nyarutarama, ngo ntuye hehe, uhora wirarira, ubeshya, uvuga ibiki. Kandi ijambo ry'Imana muri Yakobo 4 muze kuhasoma, Bibiliya iravuga ngo Imana irwanya abibone, ariko abicisha bugufi bagirira neza. Imana rero dukuremo icyo kinyoma, ubwo bwibone. Rero ndashaka kugira ngo tumenagure izo mbaraga, nshuti yanjye. Ntukarebe umuntu yirarira, ntugire ngo ni dayimoni iba yamufashe. Ubwibone, kwiyemera. Rero ndagira ngo dukomeze turimbure iyo myuka iturwanya, iyo myuka itwicayemo, imyuka y'ubusambo, iyo myuka yo kwesikoroka, iyo myuka yo kubeshya, iyo myuka yo kwiba, iyo myuka yo gukoresha abantu uburetwa, iyo myuka y'ubwibone, imyuka yo kwirarira. Uyu mwuka ukora kuwa gatatu nicyo ushinzwe, kudeturuna amafaranga y'abantu, imyuka yo kwiba bagenzi bacu. Haleluya. Rero nshuti yanjye, aho unyumva, ndagira ngo dufatanye nawe uyu munsi kurimbura uwo muyoboro w'izo mbaraga, kugira ngo zive mu buzima bwacu, ziturekure, zitureke.
Yesu ashimwe cyane. Rero ndagira ngo dusenge, kandi kino cyumweru tuzaba duhagaze mu ijambo ry'Imana riye muri Yeremiya 1:10, kugira ngo turandure, twubike, dusenye, hama dutere imbuto. Rero turekere aho guca imanza, kuriya muntu ukuntu abeshya, uriya muntu ukuntu yiyemera, uriya muntu oya, ntabwo ari we rwose, nicyo cyuka kiba kimutwikiriye mu buzima bwe. Reka rero dusenge. Mana nziza, igicaniro cy'umunsi wo kuwa gatatu turagisenya. Merikire, turakurimbura, turagukura mu buzima bwacu. Mwuka w'ubwibone, mwuka wo kwiyemera, umwuka wo kwishakira icyubahiro ku giti cy'umuntu, mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka wo guhora umuntu yirarira, ndakubita hasi izo mbaraga, niwe umuntu niyemere n'ubufasha, mu izina rya Yesu Kristo. Umwuka uteza abantu kwiba, umwuka uteza abantu kuduturuna amafaranga y'abandi, umwuka uteza ubusambo, umwuka uteza abantu kubeshya, umwuka uteza abantu kwesikoroka, izo mbaraga zose turazisenya. Uyu mwuka wa Satani turawurimbura. Wa gicaniro we, turagukura mu buzima bwacu, turagusenya. Turasenya uyu muyoboro mu miryango yacu, aho dutuye, aho dukorera, mu gihugu cyacu, mu mugabane wacu. Izi mbaraga turazisenya. Mana nziza, turatera imbuto yo kukumenya no kukubaha no kugucira bugufi. Uwiteka Nyiringabo, uturinde kwirwanirira, turinde ubwibone, udutabare mu bumana bwawe. Twizere wowe. Ubuzima bwacu Mwami bube ubuzima bufite umuco, bube ubuzima bufite disipurine, bube ubuzima bugendera ku murongo, tukubaha kandi tukubahisha. Urakoze Mana, mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Imana ibahe umugisha kandi bagiriye neza. Izi nyigisho namwe mujye muzisangiza abandi.